agaciro k'ubugingo bwanjye, ndahenze bihebuje jye naguzwe akayabo n'amaraso ya Yesu umwana w'Imana. Uko niko ndeshya niko gaciro mfite ubu, sinkiri wa wundi nabaye ikiremwa gishya, dore mfite izina rishya, nahinduye icyiciro mbarizwa iyo hejuru mu bwami bwa Yesu. Ubu sinkiri wa wundi nabaye ikiremwa gishya, dore mfite izina rishya, nahinduye icyiciro mbarizwa iyo hejuru mu bwami bwa Yesu. Yesu ajya kungeraho yasanze ndi mu isayo, mu byaha n'ibyago arambwira ati humura, nategetse ngo baho kandi ubeho neza, byose nijye ubigena, dore nguhaye umugisha. Ubu sinkiri wa wundi nabaye ikiremwa gishya, dore mfite izina rishya, nahinduye icyiciro mbarizwa iyo hejuru mu bwami bwa Yesu. Ubu sinkiri wa wundi nabaye ikiremwa gishya, dore mfite izina rishya, nahinduye icyiciro mbarizwa iyo hejuru mu bwami bwa Yesu. Yesu ni inshuti yanjye, ni n'ifunguro mporana, antungisha umubiri we ngo ntazicwa n'inzara. Amaraso ye y'igiciro niyo amara inyota, muri uru rugendo mfite ubu nsanga gatanu mba nshyitse. Ubu sinkiri wa wundi nabaye ikiremwa gishya, dore mfite izina rishya, nahinduye icyiciro mbarizwa iyo hejuru mu bwami bwa Yesu. Ubu
icyiciro barizwi yo hejuru